duhumurizanye. komera ihangane shikama mu masezerano duhumurizanye mw'ijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si. Ndagusuhuje nshuti woteza amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro yumvikanira ku murongo wa FM w'106.4 no ku murongo wa FM w'100.2 ndetse no kuri internet kuri application ya TuneIn. Nongeye kuguha ikaze mu kiganiro duhumurizanye. Mbese ujya uhura n'ibigeragezo maze ukibaza uti mana yanjye kuki rwose ubu mpanye? Komera, shikama, ririmba, uririmbe cyane, uhumure ntutinye rwose. Imana ntabwo igihana bayo. Yamaze igihe kirekire mu itorero ry'Imana anywa inzoga, ndetse n'igihe umucyo wo kuzireka waje yakomeje kuzinywa, dore ko yanazicuruzaga. Yaje gufata umwanzuro wo kuzireka burundu ari uko asinze, maze agasohoka hanze yambaye ubusa, yibwira ko ari nijoro kandi bwari bwakeye kare. Kuva icyo gihe yinjiye mu murimo w'Imana atizigamye. Imana aramuhiriye muri byinshi, ariko Satani nawe ntiyabuze kumurwanya cyane. Yamaze igihe kirekire nta mwana barabona mu muryango wabo, ndetse n'igihe babyariye umwana wa mbere nawe yapfuye akiri uruhinja. Gusa imigisha y'urubyaro yaje kuboneka, ariko uyu mugabo yaje guhura n'uburwayi bukomeye bwamurembeje cyane kugeza n'igihe yifuje kwiyambura ubuzima kubera uburibwe bwinshi, ariko Imana ikomeza gukinga ukuboko kwayo. Yitwa Ribakare Ezekiyasi, atuye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Mu mugabane wa mbere w'ikiganiro yagiranye na radiyo ijwi ry'ibyiringiro, aratubwira uburyo yatangiye umurimo mu itorero rya Adventiste umunsi wa karindwi n'uburyo yahuye n'ibyo bibazo by'uburwayi. Ni ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Valence Uwimana. Kuri mikoro uri kumwe nanjye Onesphore Yadusoneye. Mukunzi wa radiyo ijwi ry'ibyiringiro, tuguhaye ikaze mu kiganiro duhumurizanye. Mu kiganiro cya none ugiye gukurikirana ubuhamya bwa Ribakare Ezekiyasi, akaba abarizwa mu mudugudu wa Nyarubuye mu kagari ka Ntaruka, umurenge wa Kinoni, ni mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Agiye kutuganirira birambuye. Reka tubanze tumuhe ikaze maze atubwire icyamuteye gutanga ubuhamya. Tuguhaye ikaze Ezekiyasi. Murakoze umunyamakuru wa radiyo ijwi ry'ibyiringiro w'Imana Valence. Nk'uko mubivuze, nitwa Ribakare Ezekiyasi. Nkaba ntuye mu mudugudu wa Nyarubuye, akagari ka Ntaruka, umurenge wa Kinoni, karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndanezerewe cyane kuba munyemereye ko twagirana ikiganiro kijyanye n'ubuhamya bitewe n'ubuzima nanyuzemo. Ndi umuntu wageze mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Nyanga mu 1972. Nkaba ndi umusaza w'imyaka 64, ndubatse, mfite umufasha n'abana 5. Nkaba nsengera ahangaha mu itorero rya Nyanga, mazemo imyaka 50 umudiventiste wa karindwi. Imyaka 50 uri umudiventiste w'umunsi wa karindwi. Mbere yuko twinjira mu buhamya rero, ndagira ngo utubwire niki kiguhatira gutanga ubuhamya. Murakoze cyane munyamakuru. Ikintu kintera gutanga ubuhamya nuko nkimara kwinjira muri uyu murimo w'Imana, nagerageje gukoresha imbaraga nke Imana yampaye, ariko Satani arampagurikira arandwanya ku buryo bukomeye. Ariko kuko imbaraga z'Imana zatsinze za Satani, nabonye iyo nkuru atari yo gucecekwa, numva ngomba kuyitangamo ubuhamya
kugira ngo abazabukurikira bose bazabone imbaraga z'Imana, kuko akenshi hari igihe dusoma ibitekerezo bya kera by'abatubanjirije tujya dusoma muri Bibiliya tukavuga ngo Imana yakoraga ibitangaza kiragiye ahari kino gihe cyane ntikibikora, ariko nabonye muri misi turimo Imana isigaye ikora ibitangaza birenze ibyo yakoreraga abakurambere bacu. Niyo mpamvu intego gutanga ubuhamya. Yego, murakoze cyane. Nkuko wakomeje kubyumva rero kuri mikoro ndi Valence Uwimana. Reka mbere uko twinjira mu kiganiro kirambuye mbasabe mubanze mudufashe twiragiza Imana. Mana idukunda, Mana ishobora byose, Mana ikora ibitangaza, turagushimye cyane kandi turaguhimbaje kubw'ineza yawe tudashobora kurondora. Uyu mwanya tugezemo twarawifuje igihe kinini ntibyakunda, ariko nkuko umunyarwanda yavuze ngo inkoni ihira igihe kirageze data mwiza, kugira ngo ubuhamya ngiye gutanga bukazumvikana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, ndetse imbaga y'abanyarwanda n'abari hanze y'u Rwanda bakayitega amatwi, ubuzagere aho bakura naho bageza, kugira ngo ibitangaza wankoreye uzagira ikibazo nk'icyo nagize ye kuziheba ngo aceke intege, ahubwo azumve ko hari Imana. Ngaho ngwino ubane nanjye kandi ubane n'uyu muvandimwe wanjye, kugira ngo iki kiganiro tugiye gukora Nyagasani ukirinde kirogoya, tugitangire neza kandi tugisoze neza, maze Mwami Imana ijambo ryawe rishobora kwamamara ku isi hose, twese ku izina rya Yesu Umucunguzi wacu. Amen. Dore umutima wawe wuzuye amaganya, nta mwanya wasigiye Yesu ngo yigire. Dore uhora ubabaye kubera ibibazo, ibyo Imana yawe irakurura. Dore umutima wawe wuzuye amaganya, nta mwanya wasigiye Yesu ngo yigire. Dore uhora ubabaye kubera ibibazo, ibyo Imana yawe irakurura. Dore umunsi w'ihumure uregereje, abemeye kwitanga bazitunga ibyiza. Dore umunsi w'ibyago nawe ugeze hafi, abanzi ukuri bose babona umuruho. Mutima wanjye jureka kuganya, dore wiriza umunsi ntacyo wiyungura. Tugiye aho abagenzi bazatuma uruho, nta marira azabayo nta joro ribayo, nta marira azabayo nta joro ribayo, nta marira azabayo nta joro ribayo. Turi iruhande rw'ikiyaga cya Ruhondo, hafi y'urugomero rwa Ntaruka, urugomero rw'amashanyarazi. Ni muri metero nkeya cyane. Ubwo nagira ngo wowe udukurikiye wumve neza aho turi kuganirira. Ni ku rusengero rw'Abadiventiste umunsi wa karindwi rwa Nyanga mu ntara y'Ivugabutumwa ya Kinoni. Reka rero dutangire ubuhamya tubwinjira mu mizi. Ezekias, ubuhamya bwanyu mwifuza kubutangirira hehe? Murakoze munyamakuru. Ubuhamya bwanjye nifuza kubutangirira igihe ninjiriye mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Uburyo Imana yankoresha umurimo muri iryo torero, n'ibibazo umwanzi yajya anteza, kugeza magingo ya ngaya kiri mu biganza by'Imana. Naho nshaka gutangirira ngakomeza kugeza mu buzima mpagazemo uyu munsi wa none. Byatangiye ryari gute? Ninjiye mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu 1972 nkuko nari maze kubabwira. Ubwo nari umwana mutoya ndangije amashuri 6 abanza. Icyo gihe naragiye ninjira mu itorero ry'Abadiventiste, ariko ndyinjiramo mfite ibintu bibiri ubwo nakoraga. Nagiye mu itorero ariko njya no mu buryo bwo gucuruza inzoga. Icyo gihe mu itorero twe tubyemerewe. Hagataho ubwo wenda uranatubwira se ni muri aka gace wavukiyemo, aka turimo? Cyane rwose muri kano gace navukiyemo, ahangaha mu mudugudu wa Nyarubuye nkuko nababwiye, muri kano kagari ka Ntaruka. Niho nanakoreye uwo murimo wo gucuruza inzoga, nazinywa kandi namaze no kwinjira mu itorero ry'Abadiventiste. Ubwo ni nabwo warukirangiza amashuri 6 nkuko wari umaze? Amashuri 6 abanza. Twakomeza. Noneho icyo gihe nacuruzaga izo nzoga ndi n'umukirisito, nitwa ngo ndi umukirisito. Hari ikintu cyabaga ubu muri nyuma yaho naje gutekereza nsanga rwose kuko Imana yihangana. Twajyaga mu rusengero
kuko nagezemo bigaragara ko ndi umwana ujijutse. Noneho batangira kumpa inshingano mu itorero. Ubwo twajyaga dusoza amateraniro twajyaga kubara amaturo, y'amaturo tukayacamo kabiri, igice kimwe tugiye kujyana mu kabari n'ikindi tugiye gushira kuri resi. Niko byagendaga. None twasohokaga mu rusengero rero tukahitirako tukajya mu kabari twinywera kahwa cyangwa se ka tirimusi, kandi tukumva ko nta mategeko aduhana. Byarakomeje noneho turagenda muri ubwo buzima, ariko tube tugeze mu 1978. Bigeze icyo gihe nibwo hatangiye kuza ikintu cyitwa ububyutse. Iri toro uyu munsi ryitwa Nyanga, ariko icyo gihe ryitwaga Mwiko. Ryitwaga Mwiko. Byaje guhinduka kubera ikibiturutse. Ndahagera. Icyo gihe ryitwa Mwiko ryayoborwaga n'umusaza wa kera witwaga Enoki Ntegemisi, anari ubwo twakoranaga muri iryo torero, twabanaga muri iyo gahunda zose babwiye zo kujya dufata amatora amwe tukashira handi tukashira hariya. Ariko hagati aho wihu wari umwana, warurangije amashuri 6 abanza. Nari umwana nubwo ntari nagashoboye kunywa inzoga, ariko nababwiye ko nazicuruzaga icyo gihe kuko nafatanije na mukuru wanjye, yaranshize mu kabara ati wihurejutse rwose uzacuruza tugere twunguke. Ubwo rero noneho muri yo maturo icyo gice cyazaga kunteza imbere. Ubwo ngo bahitaga baza kunywera iwawe, ahandi bagomba kunywera. Hanyuma se amaturo mwajyana imimuriko kwa pastor ntabe yababaza, ariko ibi nibyo byabonetse, nta kidodo mwabaga mufite? Twe nta kidodo twaga dufite, kandi na pastor ubwe ntiyarabukwaga. Icyangombwa yabonaga muturaje kuri resi ni mu giturage, abantu byitwa ko ari abantu babakene. Icyo pastor ntabwo yabirebagaho cyane, yakiraga yabonye. Noneho rero bigeze muri 78 nibwo haje ububyutse buzanwe n'umuntu twahoze hano ari mu ntara ya Kiri, niko yitwaga aya maturo yacu yitwaga, yabaga ari mu ntara yitwaga Kiri icyo gihe. Noneho haza ububyutse buturutse aho mu ntara ya Kiri, mu ituro rya Kiri. Hari abagabo babiri, umugabo witwaga Barinabasi Ayingoma, pastor ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru, na muri umuntu witwaga Nyarabigwi Ephraim, pastor nawe bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ndetse hari n'undi bari bafatanije witwaga Ezekiel Munyanshongore, ubu we yarahagarariye umurimo w'ubwirisha butumwita, ariko nawe ndumva ubu yarageze mu kiruhuko cy'izabukuru. Abo bagabo nibo bazanye ikintu cyitwa ivuga butumwa, noneho ryanyaryo kandi rijyanye n'ijambo ry'Imana. Ubwo uwitwa Barinabe yazaga gukora ivugurura hano mu itoro rya Mwiko, nibwo yatangije kutubwira ko nta mudivantisi wemeye kunywa inzoga, ko ari icyaha gikomeye. None tukiraho ubwo mwagiraga umwanya wo gusoma Bibiliya, ndavuga mbere yuko pastor Barinabasi aza kuvugurura nyine nkasomaga Bibiliya, sima mwarisomaga ntago mwabwaga kuri ari amasomo avuga ngo viro n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha n'ibindi. Twasomaga Bibiliya ariko by'umuhango. Noneho kandi ikindi nakubwira umunyamakuru, buriya umusomyi w'inzoga kubivanga no kusoma Bibiliya ikumvikana nk'uko yakagombye kumvikana mu matwi yawe biragoye. Urumva ko ari ibintu bibiri, gusoma inzoga ugasoma na Bibiliya ukabangikanya ukabyumva kimwe ntabwo byoroshye. Inzoga kenshi iganza Bibiliya. Noneho ayo masomo umbwira twayageragaho vino n'umukobanyi, ariko twango ni amagambo y'abanditsi, kuko twabonagamo n'andi masomo twitwazaga yatubwiraga, yumvaga ko no kunywa inzoga tukabongo ngo na Nowa. Na Nowa yarayinyoye. Evuga gute na Nowa yarayinyoye arasinda. Ndetse noneho hari n'amasomo twageragaho ngo inzoga ngo zazanwaga ahera, ngo barazizanaga ndetse baje nko gutanga ibitambo bakazana ahera. Ndetse twumvise uretse ko tutitaga ku ngaruka zazo nababa bene Eli, twumva ko bazanaga inzoga bakazinywera mu rusengero bagakoramo ibyo, ariko ntitubyite ku inzoga. Ntimurebe ko ibyo bakoraga byabaga ari ibizira, ahubwo mwe mukavuga ngo kuba nabo barabikoze kandi banditswe muri Bibiliya ubwo nta kibazo. Uretse ko bagize uburangare bakabikora nabi, ariko kwinywera inzoga ukayinywa neza ukayinywa gakeya ntugire uhohotera ntacyo bitwaye. Ariko ibyo kwari kwibeshya, ntushobora kunywa inzoga ngo ibure kugukoresha mabi. Pastor Barinaba rero azanye ubutumwa, gaje gute ubutumwa mwabwakiriye gute? Barinaba yamaze kugera aho ngaho
amaze cyane ubutumwa yibanzeho n'ubwo ko umuntu witwa umudivantiste mbere na mbere agomba gutandukana n'igisindisha. Noneho ntabwo twese twabwakiriye kimwe, bamwe barabwakira abandi ntibabwakira neza, ndetse nanjye ntabwo nahise mbwakira. Nshuti yanjye ndakubwira n'uburyo nabwakiriye. Nk'uko nakubwiye ko nacuruzaga inzoga, umunsi umwe burya Imana ifite uko ikora. Umunsi umwe nari naraye nkora ncuruza inzoga, ikigo cya Ntaruka cy'amashanyarazi ngira ngo uza wakibonye aho kiri. nakibonye. Twari dufite akabare niko kari kagezweho hano iwacu, hano muri kano kagari ka Ntaruka. Ndetse twe twarakise ngo Mirikorine, tukitereza Mirikorine ziwanye i Kigali. Niho bose bazaga, bari bahembwe barara banywa kugeza saa 8 z'ijoro. Ubwo batashye nahise ndyama kandi nanjye nazinyoye nasinze. Noneho nagiye nijoro, bigeze nijoro numva nshaka kwihagarika, kandi kubera ubusinzi nene nakuyemo imyambaro yanjye yose ntacyo nasigaranye. Noneho nibwira ko ari nijoro, naho bwakeye ni saa 2 bwakeye izuba ririmo rirava. Ndabyuka ngo reka ngiye kwihagarika, ngo ubwo nijoro nta kibazo sinijwa nambara, reka nyene nkingure nihagarike ingaruke niryamire. Ni hari mu kabari wari waraye cyane? Nimwe nararaga, nimwe nakoreraga mu kabari, nimwe nararaga. Naracuruzaga nkanara, nimwe niberaga n'ibyo kurya, nimwe babinzaniraga. Noneho narabyutse ndakingura, ngera hanze kwibaraza, ndihagarika, nambaye uko nakavuye mu nda ya mama. Ngiye kumva numva imbere yanjye abantu barajurura. Ubwo nari impumye ngo itotsi byanjye ntabicamo kabiri. Nusa abantu bari kujurura imbere yanjye, ngira ko ari abarimo kugenda ijoro. Mbaye nkuzi baguza ngo ndebe, mbona izuba ririmo ryava, mbona abantu bari mu muhanda bari kota akazuba, naho nabari baje kunywa inzoga, gushaka inzoga zo sinzi uko babyita, bari kwirotorana, bari kuyabute, basanga ndacyaryamye aracyakinze, bategeza ko nabyuka. Na mukuru wanjye noneho yarari muri abo ngabo, kuko we yararaga imuhira, yari yubatse, nige wararaga hanze hepfo kuko nari nkiri umusore. Wa mukuru wanjye noneho ngiye kubona mbona n'abantu nzi baho ngaho, ndikangagira ubwo kubera nambaye ubusa. Noneho mu kugira ngo ndebe ko nakata nsubire mu nzu vuba, za nzoga nanye ndadandabirana, ahubwo ndagenda imbere y'inzu hari imitabo y'ibijumba, ndagenda nitoramo nubamye nambaye ubusa. Mukuru wanjye niyo waje yirukira mu nzu, aragenda azana ikirangiti akinzingamo, baratira basubiza mu nzu ku gitanda. Ubwo inzoga zamvagamo, aho niho nafatiye umwanzuro ko tuzongera kuza ikintu cyitwa inzoga mu kanwa kanjye. Ndavuga ngo n'ubundi ijambo ry'Imana barimo kutwigisha muri iyi minsi nuko umuntu w'umudivantiste wa 7 agomba gutandukana ikintu cyitwa inzoga. Mbwira mukuru wanjye rero twakoranaga, ariko igihe kirageze ibyo inzoga mbishingutsemo, ngiye mu murimo w'Imana, ngiye mu itorero. Noneho mukuru wanjye amaze kubyumva, kuko nigiye yacungiragaho nyine nk'umuntu ujijutse warize mu ishuri, nibwo yarebaga ati noneho nanjye sinsigara kuva ibubiretse, nanjye ndabiretse, ibi tubyihorere, amakazi ya primus tuyagurishe, Imana izadushakira ikindi gikora. Nuko twinjiye mu itorero ry'Imana, noneho turagenda tujya mu murimo w'Imana. Ubwo ni muri 78. Hari muri 78. Hari muri 78. Hagati aho amashuri 6 yarangije, kuki wese uparika? Nahise marika, narize njya mu mwaka wa 6 ahantu bita kuri Nkumba, hari hafi na Escapa. Kandi nari umwana mutoya, naravunikaga cyane, mpiga umwaka wa 6 sinagira amahirwe yo gutsinda. Ndongera ndasibira, mpiga umwaka wa 2, ubwo wa 6 nyene sinagira amahirwe yo gutsinda. Mvayo ndagaruka ndimuka, sinagira amahirwe, reka nshake ahandi nashakishiriza andi mahirwe. Nzantu biti Karuganda, naho mpiga undi mwaka, iba imyaka 3 mu mwaka wa 6. Naho sinagira amahirwe yo gutsinda. Mbonye byanze rero, ndavuga ngo ubu mbivuyemo ngiye gushakisha ubundi buzima. Nuko byagenze. Muri icyo gihe no gutsinda ngo kwitwa ko watsinze byabaga bigoye cyane. Icyo gihe ngira ngo murabizi, kiriya gihe ntabwo byabaga ibintu byoroshye, hatsindaga umugo hagasiye ubundi. Reka dukomeze. Inzoga we na mukuru wawe murazisezereye, akabari muragafunze. Ese abayobokaga akabari n'abandi mu itorero mwafatanyaga baza kunywera mu kabari kanyu, babyakiriye neza? Ibyo bintu byaraboroheye? Ndahera kubayobokaga akabari kacu, ntabwo babyakire neza, batufashe nabi, baradututse, kugeza igihe bavuga ngo bene papa yitwaga Rugira, ngo bene Rugira ngo bari bafite amahirwe, bari bamaze gukira, bari bateye imbere rwose, bafite amajyambere meza. None dore mwene ubwo ndavuga uwo pasiteri Barinaba
none dore mwene kanaka araje abatesheje umutwe, none bagiye kuba batindi, bagiye bazasabiriza. Ibyo rero ntabwo bo babyakiriye neza, kuko natwe ubwacu buriya twari dufite icyo tubamariye, kandi hano nitwe dufite akabari gasobanutse. Ye hari utundi, ariko akacu niko kari gafite iterambere rya nyaryo. Ubwo rero reka nongere ngaruke noneho kubitorero. Abitorero nabo ntabwo babyakiriye neza, kuko wa muntu wari umenyereye kwinywera akayoga anagafatanije no gusenga Imana, kandi akumva ntacyo bimutwaye, none akumva none ngo bagiye mukura ku kayoga, ngo ndetse nakomeza kukanywa bazamukuraho icyizere mu itorero. Uwo muntu rero ntabwo yagomba kubyakira neza. Byaragoye, ndetse habaye ibintu by'intambara, ariko iyo ntambara yarwanywe n'Imana arayitsinda. Kuko icyo nakubwira munyamakuru nabyo byuze neza, ikintu cyitwa temperance mu itorero ry'Abadiventiste gisa naho cyane imbaraga yacu yatangira hano muri iyo ntara yitwa Gakiri. Yego. Mu itorero rya Kiri, mu itorero rya Nyanga, cyane aya matorero yacu niho imbaraga yo kwirinda ibisindisha mu itorero ry'Abadiventiste yakomotse isakara mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Nuko aho hari muri 78 rero, nyuma ya 78 imyaka yakomeje kugenda yisunika, wakomeza utubwira urwo rugamba uko rwagenze mukimara kureka ibyo bisindisha. Haraho watubwiye tugitangira uti Satani yagiye aturwanya. aho nongeye kugera noneho ubwo byaragiye bigera muri 80, noneho twinjira mu murimo nyawo. Nari umuririmbyi mu itorero, ndetse biba ngombwa noneho kugiye kigera ko ngomba gushaka umufasha. Ntabwo nagomba kujya hanze. Korali nari ndimo twari turi kumwe n'abasore n'inkumi, hakaba harimo umukobwa twarimbanaga, naramukundaga, ibyo bahungu rabizi, naramukundaga, yarazi kurimba soprano nziza nkabimukundira. Mu bakobwa b'icyo gihe yagiraga umusatsi mwiza, nabona ukuntu yashokoje, mbese ibintu namukundiraga byari ibintu bibiri. Yari afite ijwi rya soprano ryiza, kandi yasokozaga umusatsi ukamubera. Ibyo bintu avuga ngo nta handi nzajya paka uriya mukobwa niwe igihe nikigera niwe uzambera umufasha. Iyo korali ni umunsi iracyariho? Oya, iyo korali ubwo yo yagiye isimburwa n'izindi. Naho rugeze nyine mu kurambagiza. Nkomeze. Noneho maze kubibwira umukobwa, aratubyumva kimwe. Tumaze kubyumva kimwe, ubwo rero urugamba rugiye gutangira. Urugamba icyo gihe hano iwacu gutangira muri gahunda yo gusaba ni inzoga bakoreshaga. Kandi namaze kureka ibisindisha, kandi uwo mukobwa wanjye nawe ngiye kora gusaba nawe yamaze kureka ibisindisha. Ise yari umudiventiste, twasengeraga hamwe, ariko nyine noneho we w'umusaza ukuze winywera inzoga pe, we yaranze kuzivaho. Kareka cyari kizira kikaziririzwa. Papa we ntabwo yigeze aba umuntu, yigeze ajya mu itorero ry'Abadiventiste, kandi ngomba gukora ubukwe butarimo igisindisha. Uravuga papa w'umukobwa cyangwa wawe? Papa wanjye ntabwo ugeze aba umudiventiste. Papa w'umukobwa yari umudiventiste, ariko nyine winywera inzoga kandi ushobora kuzikuraho nubwo wagira uti. Kandi nanjye ngiye gukora ubukwe, ni papa ugiye kunsabira umugeni. Papa ntashobora kwemera gutura imisuri idasemu cyangwa se imitobe itari inzago, idashyizwemo imisemburo. Kandi nase umukobwa ntiyagomba kugira ngo yakire ibyo binyobwa bidasembuye atanga umukobwa we. Byari ibintu bikomeye, habiho gusenga cyane. Nuko ubwo hari umugabo umusore twari turi kumwe, twari twamaze guhura mu itorero, nawe yinjira mu murimo w'Imana bishaka cyane, witwaga Daniel Gafaranga, mujya mumwumva. Ubu abi Kigali n'ubuvuzi gakondo. Turabana kuko twe twariganye no muri primaire. Noneho tuba inshuti cyane. Ubwo rero noneho niwe nabwiye nti ujye kumbera umuranga. Rero yari yarazanye umugore ariko akiri mutoya. We ugiye kumbera umuranga, kuko nta ni nabona umuranga uzasaba ubukwe butarimo igisindisha. Abasore nabwiraga kugira ngo baze kunyiko, icyo gihe twikoreraga mu bibindi, ibidomoro ntibyari byakaje nangwa se n'amakesi n'ibiki, byari ibibindi bino by'ibibumbano nyine, ibyo bashiragamo umutobe cyangwa umusururu kari ubatura. Umusore mbwiye ngo uzaza kumfasha, ati ntabwo nzaza kwikorera ibyo bintu byanyu, since ibintu ntazanywa, sinshaka kubyikorera. Wa mukuru wanjye niwe wikoreraga ikibindi cy'umusururu cyangwa cy'umutobe, akakijyana. Cyagera kwa data bukwe, intambara ikavuka, ibi bintu mutuzaniye ibi ntabwo dushobora kwinga, nuko dusuzugura. Hakabaho guhenda henda,
ese mu nduru nyinshi Imana ntatinze rwose, Imana ni igitangaza yakoze, tugiye kubona tubona arabyakiriye. Umugeni baramutanga, nta kintu cyitwa igisindisha kibonetse muri ubwo bukwe. Igihe kirageze noneho cyo gukora ubukwe nyirizina. Mu bukwe twagomba gukora nta kintu cyitwa igisindisha cyagomba kubugeramo, ariko papa we yagombaga gushaka inzoga n'inshuti ze n'ibiki n'ibiki. Ndamubwira nti rero ngewe kuko n'ubundi aho nari nubatse hari hatandukanye gatoya naho no kwa papa. Ikidara aho ubukwe buzabera ni iwanjye, nta gisindisha kizahagera. Twe tuzakora ubukwe nta gisindisha, tubirangize, niturangiza wowe n'abantu bawe ibyo birakureba, ariko iwanjye nta kintu cyitwa igisindisha. Niko byagenze, ubukwe burataha. Hano mu ituro rya Nyanga noneho mbu wa mbere wakoze ubukwe butigeze bugeramo inzoga isindisha. Ninjye wabaye uwa mbere muri iri torero, noneho n'abandi bose bafatiraho. Nuvuga ngo kuva icyo gihe noneho uwavugaga ngo arakoresha ubukwe burimo igisindisha yahabwaga igihe umugayo w'itorero. Yataga bamuha umugayo. Yego, ibintu byari maze kujya mu buryo bwabwo umugayo w'itorero. Baturitwaza iki ko Ezekiel yabukoze bigakunda. Rwose. Satani rero aratangira kwita katoke ko kandi. Noneho ubwo narongoye muri wo mwaka 80 ndumva hari mu kwezi kwa 11. Kuba icyo gihe ubwo Satani none hatangira kunga igitero cyo kungiye kutugerageresha kutabona umwana. Tubaho ngaho. Imyaka iragenda igera muri 5. Twibereye aho ngaho. Mutarabona umwana. Twisengera Imana. Umudamu wanjye ndibuka umunsi umwe nigeze kuzana mu Kigali kuko ubwo icyo gihe nari tangiye kujyana nabaye musonye ntagiye kujyana hirya no hino. Ndetse ndibuka icyo gihe muri 84 na 5 yego ne natangiye gukora akazi k'ubushoferi kuko twari modokari muri 85 na 5. Erega Imana abagenzi gutya. Erega Imana yakoze igitangaza nubwo cyagiye abantu bavuze ngo bene kana kababaye bigoryi. Uwo papa ageze ahatisha ntabwo muri ca gusa aduha umurima wo kumama amatafari turabumba. Noneho tumba gatanu rukambere turi kudigadiga, nibwo baje kubaka seminari hano hirya yitwa Iskapa Nkumba. Noneho umupadiri araza atingiye kuba avance mu mbumbire kuko ndiko nta mafaranga mufite, ade kwita amafaranga icyo gihumbi bigera muri 700. Turabumba amafaranga tubona araje tuguramo Daihatsu nshyashya. 700 ari menshi icyo gihe. Iyo Daihatsu twayiguze muri sale motor titonoye tuyiguze 900. Nta n'undi cyafite borudero yayo twayiguriye. Ubwo rero noneho ntagira akazi kujyana ntwari ibirayi. Ubwo gihe nari mvuye mu kazi nageze muhira nsanga umudamu wanjye arimo kurira. Ese wabaye iki? Ati nabantu bire bantaranga abantuka ngo ngo nciye umuryango sinabyaye ngo mvuka mu muryango w'ibimara n'ibiki byinshi cyane. Nuko ijambo namubwiye rero madamu ati ukigera hano wigeze ubona nkureba nabi ko utabyatoya? Mama cyangwa papa se bigeze bakora ibijisho ribi? Atoya. None kuki wemera ko abantu hirya badusenyera? Tereka nguhumurize nkubwire ati ko tutarabonye umwana, Imana yo ifite impamvu yabyo. Ko twizera Imana turamutse tubyaye umwana yenda akatubera ikigeragezo akatuma tutazajya mu ijuru, Imana yabyishimira se? Atoya. Kanongere nkubwire ikindi, Imana kwishaka ko kutikorera yenda niba arebye ikabona ko uramutse utwite igihe cyo kubyara inda yaguhitana nkabanda kubuze mara ko gahinda nanjye Imana nkaba ntandukanye nayo nkabivamo iby'Imana, Imana byayishimisha? Atoya. Ntihari Imana rero hari aho yaryo twe tutareba, ihangane gahunda yose ni y'Imana. Ubwo gataho abamucaga intege bamubwira ayo magambo mabi ntabwo ari abo mu muryango, n'abantu n'abavandimwe ariko buhirya. Ntabwo ari mu muryango nyirizina, si mama si papa si bari muna wanjye cyangwa bakuru banjye, oya ahubwo n'abaturanyi. N'abaturanyi batuje guca umuryango we nta musaruro uciye umuryango ntubyaye umwana ibiki n'ibiki bisa n'uricara uri kuhakora iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndamuhumuriza. Noneho muri mwaka twe tumaze imyaka 5 haje umupasiteri hano muri iyi ntara yacu bitaga Stefano Njarajazi. Turabana ambera inshuti. Icyo gihe yabaga yaje mu murimo akarari wanjye. Nibwo twaganiraga arambwira atari ko mwari yivuje ntoya kuko njyewe ntabwo nzi ko ibyo ngibyo babivura. Numva ko ari ugusenga Imana ikazagikora itagikora ukanyurwa n'ibyo ngibyo. Arambwira noneho reka nzagwa agapapuro ukajyane mu Rwankeri, hari umuganga wacu dufite witwa Masabo Samuel uzakamushyire, ndatekereza ko yazabafasha. Nibyo arakatwandikira turakajyana gera mu Rwankeri aho ngaho tugaha umuganga. Arangi twakira neza pe,
atujyana muri salle de consultation, arambura umukeka, ati reka tubanze dusenge. Arasenga, umva nkubwire Vare, yasenze amasengesho angera ku mutima, arangije nambwira mugati dusezere dutahe, ikibazo twari dufite kigiye gukemuka, ikisubizo ndakibonye. Ati kubera iki? Ti rwose aya masengesho numva Imana yamaze kuyumva. Arambwira ati ijambo yambwira ati wa musore we bikubera uko wizeye. Ati ariko ugiye hanze gatunganire n'uyu mukobwa. Ngiheza baraganira, amaze kuganira ubwo yampamagaraga ati ndabona nta nkomyi cyane igaragara, ati reka muhe uduti turamufasha, ati ndumva rwose ibintu bizajya mu buryo. Amuha uduti azakoresha mu gihe cy'amezi 3, utunini yaradukoresheje, amezi 3 ararangira, ukwezi kwa 4 kwiyongereho turategereza, ubwo yari yavuze ati amezi 2 yiyongere kuri 3 narangira, ubwo se ndasaba ya 5 muzagaruke niba ntacyo mubonye. Tugeze kuri amezi 5 mbwiye umudamu ntitugende dusire kwa muganga, ati bawitonze. Nta kindi yambwiye nkoma hagatima, bawitonze menya digo hari uko byagenze. Twinjiye mu kundi kwezi gukurikiyeho kwa 6, ati nyamara ibintu bimenya byaragiye mu buryo gutyo nuko asigaye igihe kiragera twe tubyaye umwana w'umuhungu. Ariko rero nkuko nakubwiye nti Satani yari yaraduhagurukiye, simba ko Satani waba ndatubuje urubyaro. Noneho nongere nkubwira ikindi, hari isengesho nasenze ribi cyane. Nigeze gusenga Imana igihe uwo mudamu wanjye bamuvugaga none akagira agahinda k'indenga kamere, ndasenga ntari ko Mana birashoboka ko tutagenewe kubona umwana, uzuze impamvu yabyo, ariko mu buryo bwo kutuvana mu myanya y'abasetsi ntiwabyemera. Umudamu wanjye agatwita bikagaragara ko nawe yatwite, yenda igihe cyo kubyara kikagera akabyara umwana, uwo mwana ntabeho, yenda yamara kuvuka akipfira, ariko bikagaragara ko natwe hari imbuto yavuye mu nda yacu. Valence reka nkubwire, no gusenga nabi ni icyaha. Iryo sengesho ntabwo ryari ryiza, karagahinda ariko ntabwo ryari ryiza, kuko Satani yurira ku ijambo atwumvanye. Noneho igihe cyo kubyara cyarageze, tumujyana kuri centre de santé ahantu bita Kinoni, ubwana haruguru hariya kuri kaburimbo. Yabyaye mu saa 9 z'ijoro. Bigeze mu gitondo mu saa 2 bati ibintu ni misawa, umubyameze neza, umwana ameze neza, mwakwigira mu rugo. Turaza tugera mu rugo, reba none rero babaturage babonye ko tubonye umwana, urugo rakwita ruzura. Umunezero reka sinakubwira. Ngeze aho nibwo namanukaga njya kureba abakozi hepfo nkuko naguye ko twambaga amatafari. Ngera mu Kinombe, bigeze mu saa 7 mbona umwana araje, ati mu rugo baragushaka. Niki ko ni mu kazi, ati ihute, barambwi bavuze ngo umwana yapfuye. Yari umwana w'umuhungu we yari yavukanye ibiro 4 n'amagarama 200. Ndirukanka ngeze mu rugo, nsanga barimo bararira, nansanga intambara yarose. Nari mfite mama wacu wa mukadata wacu nyene, bati niwe wari umufashe niwe umwishe. Uwo mama wacu yankundaga kubi. Nkiga navaga no kwishuri niwe wabanzaga kunyakira, kangaburira, akampa ibyo kurya, akampa misurura, akampa ibivuzo nkirira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndabwira nti rero mwabantu, uyu mubyeyi mwe murenganya, uyu mubyeyi ntabwo ari wishe umwana, uyu mubyeyi iyaba anyanga abari nge yishe, yangabura igihe kirekire na ni umunsi aracyangaburira. Ahubwo muri cyo mbabwire, icyo nasabye Imana ko nkibonye mwarekera aho ngaho. Kinasenze nabi, sengesho nasenze ringizeho ingaruka ni mu byihorera. Tuma umwana ajya kuhamagara mukuru wanjye, kurangira araza, nuko areba ibibaye, nta bindi baragenda barashingura. Ubwo icyo kirahafa, ubuzima burakomeza. Ubwo Satani noneho yashatse kwantegera amavane mu nzira y'Imana, ariko aratsindwa, ndikomereza. Chutimu manimwe sigaho kweba, Torigiye gishize nichojire jile, Ejisiga imbere nichojike cyane, Tukajawa abagenzi batatumbuluho. Chutimu manimwe sigaho kweba, Torigiye gishize nichojire jile, Ejisiga imbere nichojike cyane, Tukajawa abagenzi batatumbuluho. Tuzishima tuzanezerwa, tuzamera nk'abami. Tuzishima tuzanezerwa, tuzamera nk'abami. Icyo gihe mugenzi wanjye ntakizadutera ubwoba. Icyo gihe mugenzi wanjye ntakizadutera ubwoba. Icyama tukazaruhuka,
akaga ko mwisi icyama tukazaruka akaga ko mwisi. mukunzi wa radiyo ijwi ry'ibyiringiro, mu kiganiro turi kumwe n'umufasha wari bakare. Ese ku buhamya mwebwe hari icyo mwavugaho, hari icyo mwagira icyo muvugaho kikuri ku mutima? kuba mu Mana byaramfashije. Namaze nk'imyaka nka 10 n'indi ndaho ntabyara, mbaho ngaho none nkajya ndaririmba indirimbo. Hari indirimbo mu gitabo ivuga ngo wabaye igiti kibabi gusa, kezo none ngera igihe ntonganya Imana, ndavuga nti wa Mana we nta wundi nkoraniweho. Umutwaro w'ubugumba nje urananiye, uramvunnye, none umutwe nikore nge kugukorera. Umutwe nawukoreye Imana. Uwo munsi navuze ngo nkukoreye Imana. Muri iyo minsi nahise nsama imba hafi mpita mbyara, ariko mu ruko kubyara kwanye nenzi ko byarangiye, mbese ntabwo natekereza ko nzabyara, byari byaramvuyemo. Amahirwe nari mfite, nashakiye umuryango mwiza. Umuryango mwiza warantetesheje muri ubwo bugumba bwanje, birindaga kumbwira ijambo ryo kunkomeretsa umutima. Ariko noneho habaga nk'igihe nice nkumva ubwigunge buraje, kabona abo ndi gushingira nyuma yanje bari kubyara. Ubwo nje amahirwe nari mfite niko mu rugo ntabwo nahangayika ngo ngere ngo ntabwo mbyaye. Natekerezaga ko ntabyaye kubera ko nabonaga bagenzi banje bafite abana, ariko mu rugo nabaga ntuje, bari baranyakiriye, barabyemeye, nabwo bihanganira kunkomeretsa. Yuko ubwo byari bazo nifitiye, kandi nawe n'umutware wanje nawe ntabwo yari yanze uwo mwana. Ubwo Imana igira neza, ndabyara, ndahubwo ndabakurikiranya, mfite n'ibisaza, ubu n'ibisore n'ibisaza. Ubu nanje abantu mbese bari guhagarara, mbona nk'umuntu akahagarara nk'ukwezi, amezi 3, agacika intege ngo byakomeye, umwaka ngo byakomeye. Nahagaze imyaka irenze 10 ntabyara, ariko ntuje, shokora nta kibuzi bisitaza kuza. Hakanga igihe umuntu numvishe nk'umuntu wenda ari kuvuga ati Mukanoheri wenda ubwoko bwabo ntibubyara, ubwo nabyumva rikankomeretsa, byankomeretsa nubwo kugira ngo nta nubwo nanavugaga, uretse kumva ikiniga kije nkarira. Namakuru kuri nisibu nzahora guca nzageza giheke. None ndahomeza nk'igiti kibaye gusa kitagira imbuto. Mana weho wambabariye ko nta wundi nkorera kari weho, kubera ko twavuze ubutumwa turi abasore, twambutse ingezi mu miyaga, wumvaga niyo ubwato bwahinda, ubu ushinzire mu Mana, wumvaga ntabwo umuntu afite. Ubwo rero nibwo noneho twatangiraga gufonda korali. Hari korali yitwa Tradition, yenda muzajya muyumva. Ubwo twifondera korali yitwa Tradition. Ubwo umurimo turatangira turakora ibintu bigenda neza. Ubwo cyakigerezo Satani yashatse kugerageza cy'urubyaro, ndabyara ndongera abana b'abahungu 4, noneho mbyaramo n'agakobwa ka 5. Ariko Satani ubwo ntiyava kwizima, turagenda tugeze ejo bundi muri 90 muri cyagiye cy'intambara. Yego, kakana kanje k'agakobwa kari kafite imyaka 2 gusa. Turi mu bintu bya jugujugu, kakana karazimira k'imyaka 2. Ariko reka umunyamakuru nkubwira ikintu, burya Imana ni nziza. Karagasiro gatukunda gukoresha mu Adventiste ngo Imana ni nziza ngo ibihe byose. Imana ni nziza nukuri. Umwana w'umukobwa kuko niko gakobwa nafite ndagakundaga cyane, noneho karasitira kikubita ku itafari, hano akakagufwa ko umutwe gasa n'agatebeye. Birambabaza ngo umwana wanjye agize inenge, kwa gakobwa kanje kagize inenge. Ariko reka nkubwire ngo yarazimiye mu ntambara, baramufata bamujyana Kongo. Umubyeyi amutoraguye bari kukavungavunga nijoro, aragaheka akajyana Kongo, arakagarukana. Uwo mubyeyi atuye ahantu hita muri Bisate mu Kinigi hejuru kwishyamba mu Birunga neza ndahabona, urahabona. Noneho kugira ngo umwana wanjye azaboneke, ni umuntu wari waramubonye kakira kana gafite ihahandi kakagufwa katebeye. Araza aratubwira atari ko nabonye akana, simwazimije umwana tuti ko nabonye akana kameze nk'agakobwa kanyu, ko hari ahantu nakabonye. Ese abwiwe n'iki ko ariko? Aratusobanurira uko yakabonye. Twafashe inzira tujyayo, tugiye kora dusanga ni kakana koko. Dusanga
cya kimenyetso kirahari. yego nuko akana twumvikana n'umubyeyi wakareze, akana nibwo yakaduhaga, nuko akana turakazana. Aho rero nanone Satani yarahagerageje ku buryo bukomeye, ariko Imana impa ubushobozi bwo gutsinda icyo kigeragezo, urugendo ndarukomeza. amen. Ntabwo ari urugendo rworoshye. Mumaze rero kubona abana, cya kigeragezo nyine cyo kubura urubyaro cyari kimaze kurangira mugisohotsemo. Hagati aho ubwo mu murimo mu itorero nk'uko wari tumaze kutubwira, mwari mumaze gushinga korali. Korali muyibayemo rero? Tuyibayemo. Korali tuyibayemo, korali Turagisiyoni. Ubwo yari korali y'abagabo gusa. Kuko icyo gihe nirinze natinyaga gukora korali ivanze, bitewe ko nabonaga andi makorali avanze utuntu twakundaga kubonekamo, kandi nkaba narifuzaga korali nziza izaramba. Noneho hari korali yitwaga Korali de Bonne Esperance y'i Kigali, ndumva yari mu itorero rya Nyamirambo hari. Twarayikundaga cyane, korali y'abagabo. Yego. Yarimo abarimbi yitwaga ba Mafundi, bari bazi kurimba baze cyane. Noneho tukayigana kwiririmba, natwe dufatiraho. Tugira amahirwe inahangaha natwe iyo korali irakundwa. Kandi noneho ubwo dufunze iyo korali, namaze no kwinjira mu buyobozi nd'umukuru w'itorero. Ubwo iyo korali tuyibayemo, tukoze umurimo ukomeye cyane. Aya matoro yo mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda umenya nta ntara tutarakandagiyemo. Ndetse tugeza no turenga imipaka, twageza Kongo, twageza Uganda, twageza Tanzania, aho hose twagiye kubwiriza y'ubutumwa. Nuko turakomeza. Ariko nkuko nakubwiye, noneho ngiye kugera ahantu hakomeye. Satani yakomeje gukubita agatoki ku kandi, ati noneho ngiye kugushira ahantu utazongera kwivana, n'ibyo byo kuririmba byose bigiye guhagarara. Kuko iyo korali ni wari yibereye umuyobozi, kandi ari ngiye ubakuriye, ari ngiye ubagira inama, ndi umubyeyi wabo. Yego. Ubwo Satani areba ati ningira ahantu mushira, birabirangiye n'iyi korali iraceceka byiteka ryose. Bigeze 2005 ntangira kugira uburwayi bwo mu nda, noneho mbana nabwo. Bigeze 2008 bwa burwayi numva noneho bumaze kuremera cyane, burakara njya kwa muganga. Ngeze kwa muganga i Kigali, nabaje ubwo hari umudogiteri wari uhari uvuka inahanga hane, wari wambwiye tuzaze turebe uko bimeze, abanza kunyohereza kubwira ati jya muri kliniki niyi bamaze bakorebera. Njyayo, noneho giye barapimanyuza muri ecography ngo basanga mu gasabo k'indurwe harimo utuntu tumeze nk'amabuye. Iyo ndwara ngo bayita calcule biliaire. Utuntu twajemo tumeze nk'amabuye y'amakoro, nk'amakoro wabonye wanyona yabaye, ariko hano wayabonye. Ndayabona. Yarayabona. Utuntu dusa nari amakoro dutatu. Noneho ubwo bamaze kumpaye ibisubizo, ndagenda njya kwa wa muganga kuri CHK. Ngezeyo arambwira ati reka natwe twongere turebe. Nabo banyuza muri ecography, nabo barabibona. Arangije ati rero tugiye kukubaga, kandi uje tugiye kuwagamo n'ikoranabuhanga turakoresha, humura ntugire ikibazo. Mu minsi 3 wasubiye mu kazi kawe. Muganga mu minsi 3 ndabona subiye bati gose ati nta n'ikibazo cyari. Okay. Ubwo baranyakiriye bakobuza impapuro, barangije. None igihe cyo kumbaga kiragera, barabaga. Nibwo ubwo mu Rwanda nyine nibwo hari uburyo bw'ikoranabuhanga babaga badasatuye. Yego. Bwari bukigera mu Rwanda, ubwo mu icyo gihe niho bambaze. Twatuye batuvanamo, baratunyereka, bamaze banatumpa rwose batenda tubike, ndatubika. Ariko ntumva ko bari bampaye iminsi 3. Byagiye kugera ku munsi wa 3, aho ndyamye ku gitanda, inda yanjye yamaze kuba umusozi. Yabyimbye cyane. Kandi ubundi sinigeze mu buzima bwanjye navutse ndagasore kanyorotse, n'ubu nuko ndebo nuko nahose. Yego. Indira agenda iwo musozi. Bahamagara umuganga bati ngwino urebe wa mu rwego ko bigenze. Baraza. Ubwo muganga we yahise yibwira icyabaye. Baramfashe banjyana muri salle dope, baragenda noneho baransatura. Barasatura, bamaze gusatura inda yanjye basatura guhera hano ahangaha mukamwe bageza hasi. Inyama zo mu nda zose basa naho bazishize hanze. Simbizi sinarebaga, ariko uko bamusobanura baspaye nk'abajizanze kuko bagiye kuzoza. Ubwo bari baguteye ikinya. Bari banteye ikinya cyo kunziziriza wese. Noneho ubwo ngo bambwiye ko ari indurwe igihe bambagaga
indurwe burya indurwe ni aside. Indurwe ngo yaragiye imeneka muri za nyama zo mu nda zirashya. Zihiye rero nibwo nabyimbaga. Ubwo rero byabaye ngombwa ko bajya koza yandurwe muri za nyama kugira ngo ivemo, noneho bongere bazisubizemo. Niko byagenze, bazisubizamo. Bamaze kuzisubizamo ndongera ndyama aho ngaho. Nyuma y'icyumweru kimwe birongera biba kwa kundi, barongera baraza barasatura, noneho basatura amatambike. Bakora ibyo bakora. Ubwo nsingewe ubwa mbere basatuye bamanura gutya inda. Ubwo wenda umuntu dukurikiye urebye aho igituza kiri, umanutse munsi y'igituza gato, aho nyine inda iyi ngiyi y'ibiryo y'umuntu yarika ikaza imbere nyine aho itangira hano bita mu kamembe, kumanuka ku mukondo, munsi y'umukondo. Munsi y'umukondo niho bari basatuye. Noneho basatura, noneho bahera mu batambitse mu rubavu ruba kugira ngo bahuranya mu rundi rubavu, bahuranya mu rundi rubavu. Ubwo ibyo bakoze nibo babizi. Ubwo mu cyumweru kimwe njyama aho ngaho. Mutima wanjihangane tugiye kwambuka, mutima wanjihangane tugiye kwambuka, mutima wanjihangane tugiye kwambuka, mutima wanjihangane tugiye kwambuka. Abagabo nimwihangane tugiye kwambuka, abagabo nimwihangane tugiye kwambuka, abagore nimwihangane tugiye kwambuka, abagore nimwihangane tugiye kwambuka, abana nimwihangane tugiye kwambuka, abana nimwihangane tugiye kwambuka, baririmbyi nitwihangane tugiye kwambuka, baririmbyi nitwihangane tugiye kwambuka, baririmbyi nitwihangane tugiye kwambuka, baririmbyi nitwihangane tugiye kwambuka. Reka ngushimire cyane nshuti we twakomeje kubana mu kiganiro duhumurizanye, aho twari kumwe mu mugabane wa mbere w'ubuhamya bwa Ribakare Ezekiyasi wo mu karere ka Burera. Ubutaha tuzabana nawe atubwira uburyo nyuma yo kubagwa mu nda yaje kurwara indwara yo kwishima umubiri wose, ari naho yageze akumva yakwiyahura kubera uburibwe bwinshi. Mbere yo gusoza ubu buhamya, mureke twumve icyo Bibiliya itubwira ku bantu banywa inzoga bakazizirikaho. Ni amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 5 umurongo wa 22, ahagira ati, bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Nshuti uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, ahandi muri Bibiliya nanone hatubwira yuko vino ari umukobanyi, inzoga zikubaganisha kandi ushukwa nazo atagira ubwenge. Reka dushimire Imana yafashije Ribakare Ezekiyasi akava ku nzoga zari zitangiye kumwambika ubusa, kandi ari umuntu wari mu itorero ry'Imana. Nshuti, nawe niba ukiziritse ku nzoga, menya yuko ari mbi. Nubwo abantu bakunze kuziha amazina menshi kandi meza, ariko Imana yari zibuzanije kandi nta cyiza cyazo. Imana ikubashishe kandi uzireke burundu mu izina rya Yesu. Kuri mikoro wari kumwe nanjye Onesphore Yadusoneye. Naho ubutaha. duhumurizanye. komera ihangane shikama mu masezerano muhumurizanye mw'ijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu
ntibuzarangirira muri iyi si